Sho. Muzibiti. Ni sawa. Cheers. Cheers. Shabera uriya ureba ukuntu tujama twino hatumeze. Ino habonye gutese. Reka nkubwire. Utujama twino hatu tugaragara nk'utuntu tw'amafuti. Ariko ndakubwiye ngo hariya hirya mu buriri. Barakora bebe. Wewe. Barakora. Reka nkubwire ibintu bijya bimbaho. Hari igihe tugera mu gitanda. Nje na Olivier. Shino nkajya numva nafata nijoro nkari muhereza kandi ntari Imana yariremye. Buriya sibona yarusha Samu. Ko bite bya. Namakuru ufite wo. Uri ubona ari gado. Bebe ibintu yankoreye. Cyagiye tuza. Ngijuru hejuru mu bicu. Ndabitekereza ngo ndatereza nkanarota nkavuga nti Imana ishobora byose. Nta wundi muntu uraza ngo kupana bira bizungu byirirwa binyitanyita hejuru y'abantu. Bira bigoryi biba bibi. Nuko ndabibe bifite amafaranga. Ukavuga uti niwe nikirama ibiceri ariko sha nta kintu kiba kirimo nta kantu bakora bikahagera bigasita bikahagera bitarazamuka shama bose turababona we ndumva mushaka none ibaze ko noneho niyo mutekereje gusa utanumva neza umuriro watse ntago bakwanga kuza si ibiceri se arakubiye si ibiceri umuzungu aguha ibiceri aho bihereza umwana ushaka akugeza mu bicu of course amahoro yo kujya twigora shama ese wabahamagaye mwana cyuretse ako umunsi wakiyahuje jacu kubanza gushyiramo akariro kuryo noneho uyu munsi hari bushye byisumbuye aho ujya wumva iyo umuntu ari mu gakono ukuntu be bimeze ambaye ari umuriro noneho heno kukazabura bagenda ukire kurugashirayo man umva ntago bwize noze samuri hariya mana yanjye noneho hari akantu yankoresheje aka posteri se cyangwa ako ureke uyu munsi tubikore mu cyumba kimwe icyozi cyo urabwa ahubwo ni wanjye we n'ubibaro tuvuga ati vaho ngewe aya zero yawe gusa Olivier uramuzi ahubwo cyangwa tuze kujya tugurana we byaba ari sawa banze ubanze kumwe na Sam ndi kumwe na Olivier mu kandi kaye tugurane ufate Olivier mfate Sam si ibiceri se twumva ukuntu bose bameze tubahamagara baze badutwikirisha ariko niba nshaka gusinda tu sogize ni karamena wabyumvishije urumva nshaka kujya mu bicu ni nabwo wabikora neza nese wowe mwakora ibyo bintu mwakana mwanyweye kendira undi ni yawe rero mbashiri bahamagara ahubwo uyu munsi noneho harashya ibaze bataje ntago bishoboka kandi umuntu wangera ko nzoka atari bari abatiku nta nundi muntu tuziteza kandi n'ibiceri byacu ntundi muntu tuzigera tubiha bana barakubiye no wabahereza zira hene z'abazungukazi ziri hari shazawa hisi n'ijuru ala Olivier shumbite meze neza uri free oh wow uri kumwe na Samu ushabu subwo mwaje tukikora ko twabyukiye mu rugo tumeze neza oh wow nari ni karibu rwose ni mutinde turabategereje ngaho reka Bera avugane na Samu wow bagiye kusara yiko hello mana we sinjiro Olivier oh Samu how are you doing baby you are fine yeah I'm good too I want you very 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 yeah so thank you bye ubanguka ariko sibyo okay agiye baraje ku rufunguzo mani ase wowe y'urubeka mani tunganye neza ariko sokose kumana ukuntu biriya bimeri bifite ibiceri se mwana birabicire tugomba kubirya nayo byakoye hanze tugomba kiri kunkira ku cyango kira ubwo kira kirakubiye wagibonye ntabwo ari nkure yawe tujya twemera ako no wangera kubiye mwana naharakubiye ariko nyine ubona ko harimo itandukanye noneho ejo bundi yankubise miliyoni 3 siyo muri kubona none ko yaguhaye 3 ngiye akampenye
kora bese ngiye kugura ikibanza pe biri serious seriye kabisa ahubwo man urabona ahantu tubana ubufu turi dushaka ukuntu nyine biri arime tubikuraho amafaranga nyine yo kuvugurura inzu cyangwa twimuke turajya muri apartment ubuso tuduhegene nitwo twagoma turajya muri apartment wana cyakoze kamubwira ahangaho ubundi voka y'imbwa yamanutse hiye shagira uti tugomba kuyabamininamo ku buryo asiga byibuze buri wese afite akazu ke n'imodoka natwe tukarwarizaho ahubwo ngiye mu minsi mike ndashaka perime kira sister ndagikuraho turase kujya kwiga perime nukureba ukuntu nyine ku buryo bazagena natwe bafite icyo badusigiye no yezo wajye uruge sabura wabura icyo bakora ntago cyabura mwana miliyoni enye ejo bundi nakenyereyeho ahubwo se man mujya mwibuka gukoresha ubwirinzi wajya kurira bombo mwishasho sabura sasa unakira kimere we wajya gufata ngo ugiye gukoramo ngo pedasinga ibiki nibi noneho man ngejo wundi wumve n'igitangaje ngiye kuyambarara byanga neza nawe yambwiye nkuko ngo nago warira bombo mwishasho uko nyine nawe utekereje neza ubwo urumva wajya kurira bombo mwishasho ese man ubu nta birwara abazungu babarabateye mwana nari amafaranga baduha tuzayivuza we bitebye wagwana igihe kigera nkagira ubwoba wagiye ureka ubwo bwoba bwawe ako mwana ubu ntabwo ubona ko dusigaye turenze abasore bahangaha muri uyu mujyi cya gifitirizi wa ntabwo bize wagira ngo ni umugezi urakubita amazi ngo nge shasigaye ndwara umugongo kabisa nokuri pe sasa ruwaga impande zaragumaye masharaga rero ruwaga impande mani kimvugije ngiye numva cyana hwe kake tujye kukiramira mani tujye kumena amazi hakiri kare kabisa A few moments later ameze neza se dufite udusuko twiza ariko turi twakuye hanze tuba tunsutse ejo bundi shana ari mukumbuye mana yanjye cyane se mva none asebera aho yanguterure ushaka wanguterure umuterure ase mwagumye mu byanyu mwana cyane gitazi gutanga agosa wasanga no mu cyumba uri bugere ukategereza ko ari ugukorera bagera no mu cyumba araza kumubwira ngo sheri ngo binkorere se ibintu nibagirirana ari kumwebwe bite byaye hanjye uzayingurira kereka icyo udashaka azirongazo ngezayo umva buri kintu cyose uzumva ushaka ujye umbwira ati ndumva nshaka kimwe kuko ibyishimo mama ntandi hano wabikura okay nzima muri kubona bari kutubangamira mana ibintu bari muri bayikiyobesha erega nanjye wanshimishije buri muntu agushimishije no biza no biva ku mutima bigahinguka mu maso bikaza kwisura ku buryo no kubonye wese avuga ati wow ya muntu afite ibyishimo byose no bintera wambaye neza ariko nawe sho ibi byose no wisheri umeze neza rwose ndumva ahubwo no tukwiye kugenda tunatemberana bakareba ukuntu turi hanze saa mowane oh my god ko mugiye kubikorera imbere yacu kuko ntabwo mwari kamukwiyaga tukaye mu cyumba oh my god ako nawe reka mbabwire shambo uyu munsi harashya pe cyakoze nanjye ndagukumbuye ako namwe mwigenda nyine mukuramo muri salo mureke tubanze tugere mu cyumba niba mwishaka mugende muduhe umwanya nyine natwe tuganire mushaka kubisoreza imbere yacu ntabwo twabatinya ahubwo mureke nyine mukanya tujye mu gacyumba turebe byarebye numva nkukumbuye turajya mu cyumba ariko kandi tugereyo hagahita hashya tugende nta kibazo umva nditaya ndumva ndi kwaka ku buryo nitugereyo nyine ahubwo agenda tujye muri roho musheri tugende ariko mana byose ni ingaruka zacu
sana. Kwinjira kujya kunyara nkababara wibimeze bite? Reba, nese ibyo ni ibiki? Bro, izi ni ingaruka zo gukunda amafaranga y'aba Diaspora. Kandi narabikubwiye ibi bintu. Narakubwiye nibyibuze tujye twitwaza udukingirizo. None reba, Atwe twebwe nari amafaranga twirukiraga. Aruswa ndi kumva igitsina kigiye kuvaho se. Bicara nkokerwa. Reba ari njyewe Sida yoroheye. Ari nk'akavandarateri kaba mwinzu mani. Kumva neza ngiye gupfa. Numva wowe uri gukira ubuse wowe kuzivuza ugakira njyewe nzakira. Umugezi urakira. Bro, ntabwo wakira mani. Aho bigeze njye ndumva apfuye pe. Muri ya mugore azankizwa n'iki ko? Azangukizwa n'iki ntabwo yaguhaga amafaranga ye karuko twamanukaga Kizimba. Amafaranga agura ubuzima bw'umuntu mani. Ntigera nyibwire ngo nkureshe n'agakingirizo n'ishuri imwe ibyange. None rero, none se ngo ari gukoresha agakingirizo n'amafaranga ye yaguhaye ngo. Sirangegera akazi z'aba Diaspora ibintu zinkoreye. Sa ibi bintu byongeye kumbaho mu buzima. Mbonye ibiboro bikize. Kanya suye supfa nawe. Akose. Samu byuka. Samu wabyutse. Wano ni ibiki kuko biri kutuba. Samu. Udutabaye Damuru we. Damuru. Mwana wari mwana Samu arapfuye.